Yakashi shedirugo. Oh, mbega byiza, mbega ibyishimo. Ikibeho uyu munsi hizihijwe yubile y'imyaka 50 ikoraniro Hozana risengeramo umwe mu bakobwa babonekewe ari we Anatalia Mukamazimpaka. Bizihije yubile, byari ibyishimo. Niyo mpamvu twishimiye kubana namwe muri iki gitambo cya misa cyaranze uyu munsi mukuru, aho kandi turi bukurikirane n'umuhango w'isenderezwa ku bavandimwe babyiteguye basengera muri iri koraniro. Tutabatindiye, mureke tubane muri iki gitambo cya misa, kandi buri wese aho ari tumwifurije nawe kuronka ingabire za Roho Mutagatifu. Ababaye muri Hozana n'abakirimo mwese tuboneho kubifuriza gukomeza kugira yubile nziza. Njyewe ugiye kubibagezaho ni kuri cano ya Shangazi Shirirungu Uwimana Marie Jose, aho intego yacu ari ukubamara irungu rya roho n'iry'umubiri.
dusabane kuri mutagatifu bihoranira hamwe. Tugeze icyumweru cya cumi n'icyenda ibyumweru bisanzwe by'umwaka wa kiliziya, turongera kubona Yesu usenga kandi ugenda hejuru y'inyanja, agahumuriza abe bari mu bwato bari bahuye n'imihengeri. Yesu rero akatwishurira nk'Imana, Imana y'ububasha, kandi Imana ica bugufi ikigira umuntu kugira ngo agendane natwe mu buzima bwacu bwa buri munsi, kugira ngo ahe imbaraga zo gutsinda no kuganza ibidutera ubwoba byose mu iyi si, maze azatugarire ubuzima bw'iteka. Turifatanya kandi n'ikoraniro karisimatike Hozana, barizihiza yubile y'imyaka 50 iryo koraniro rimaze rivutse kandi rikorera hano muri paruwasi ya Kibeho. Turabarangiza Nyagasani dushimira Imana imbaraga itabaye kubakunda kugira ngo babe bamaze igihe cyose kandi bera imbuto nyinshi kandi nziza, bakomeze no kuruhuka imbuto uko Nyagasani abifuza. Turanifatanya n'abateguriwe neza gusengerezwa mutagatifu, twese tumwambaza ngo tumanukireho kandi tugire umutima wo kumwumvira ibyo dukora bya buri munsi. Oh
Iyo ni ijambo ry'Imana. Muri icyo gihe Yesu amaze kugaburira imbaga y'abantu mu butayu, aherako ategeka abigishwa be kujya mu bwato no kumutanga hakurya igihe agisezerera rubanda. Amaze kubasezerera, azamuka umusozi kugira ngo asengere ahiherereye. Umugoroba ukuba ari wenyine. Naho ubwato bwari bugeze kure y'inkombe, buhungabanywa n'imivumba bw'umuyaga buturukaga imbere. Nuko bujya gucya, azabasanga agenda hejuru y'inyanja. Abigishwa babonye agenda hejuru y'inyanja, bakuka umutima bati baringa. Bashira ubwoba, niko kuvuza induru. Ako kanya Yesu arababwira ati nimuhumure n'ijye, mwigire ubwoba. Petero niko kumusubiza ati Nyagasani, niba ari wowe, tegeka ko musanga ngenda ku mazi. Yesu ati ngwino. Nuko Petero ava mu bwato agenda ku mazi asanga Yesu. Ariko abonye ko umuyaga uteye inkeke, agira ubwoba atangira kurohama. Nuko atera hejuru ati Nyagasani mwiza. Ako kanya Yesu arambura ukuboko aramusingira ati wamwendera gatobe, niki cyatumye ushidikanya? Nuko bageze mu bwato, umuyaga urahosha. Abari mu bwato bamupfukamira bavuga ati koko uri umwana w'Imana.
iyo ni ivanjili ntagatifu. Yesu ugenda hejuru y'inyanja aragira ngo abereke ko ntabwo inyanja yananiranye, ari hejuru. Ni umugenga w'inyabubasha, inyabubasha muri byose bishobora kwangiriza umuntu. Si nuko bw'inyanja gusa, bavuga ko nyine ari indiri y'amashitani, y'abadayimoni, indiri y'ikibi. Yesu yirukana za bombi akazohereza mu ngurube ngo zizashirira mu nyanja. Nuko inyanja isobanuye. Yesu rero ari hejuru y'ibyo byose, kandi ubu bubasha yanamuhaye kiliziya, kuko iyo kiliziya yubatse urutare ariyo Petero. Kiliziya rero igashanga buriya bwato bugenda ku nyanja, nyamara ntibuhungabawe n'umuhengeri cyangwa se ngo burohame, kuko bidashoboka, ntabwo bishoboka. Kiliziya yakwanga, kiliziya yarwangwa, kiliziya wayikorera icyo ushaka cyose, uriyuhiriza ubusa, ntabwo ishobora kuroha, ntishobora gutsindwa, n'imbaraga z'ikuzimu ntabwo zizayitsindura. Ntibishoboka kuko yubatse urutare. Imbaraga z'ikibi, za sekibi zishobora kuganza kiliziya, ntabwo byakunda. Iyo kiliziya rero ntabwo ari amatafari n'amabuye, iyo kiliziya ni twebwe twese abagize umuryango w'Imana. Twigire ubwoba rero, twigire ubwoba, kuko turarinzwe. Yesu arasenga kugira ngo agende ku nyanja. Petero nawe arabaza Nyagasani kugira ngo atarohama. Aho turumvamo yuko isengesho ritwinjiza kandi rikatugumisha mu bumwe no mu busabane n'Imana. Ibyo ni byo bidushoboza kuganza ububasha bwose bwa sekibi. Kristo Yesu akuzwe. Ibanga ni iryo rero. Kiliziya ishobora gutsindwa n'ububasha bwa sekibi. Natwe abagize iyo kiliziya ntabwo sekibi yatuganza igihe tuzaba twunze ubumwe na Yesu Kristo mu isengesho, tumurangariye, tumuhozaho amaso, twunze ubumwe nawe, turi mu busabane butaretse hamwe nawe. Abo bagiye gusenderezwa twiherera ku wa gatanu, nababwiye ko ibanga riri mu isengesho si ubwinshi bw'amasengesho uvuga, ahubwo icyo bise regularite, ubutareza, ubudacikamo icyuho bw'isengesho ryawe. Umuriro w'igishyito ntabwo muwuzi, murawuzi. Kugira ngo ugire umuriro w'igishyito ugomba kuba ufite inkwi nyinshi hafi yawe, ugahora wongera, umuriro uzakomeza ube igishyito. Ariko nurangara gato, igihe cyo gushyiramo urukwi n'urushyiremo, uzagenda ugabanuka, uko urangara bizarangire na wa muriro uzimye. N'isengesho ibanga ryayo ni iryo kutareza. Icyaba kibeho abitubwira nuko nawe yarazi iryo banga. Nimusenge ubutitsa, kandi ntaho byazi. Nimusenge ubutitsa kandi ntaho byazi. Nimusenge. Abandi dufite n'izindi ntwaro zidufasha muri uru rugamba, nuko
Kristo, kumwizera rwose, kutamujya kure, ibyo ni byo bizatuma tudatwarwa n'imivumba ya hano ku isi, dore ko ari myinshi, ayo mashitani, ibibazo bitandukanye by'ubukene, indwara, intambara, amakuba, kubura akazi, kubura uburyo, ibangire biri mu ngo n'ibindi, yewe n'ubukire buba ari impamvu yo gutandukana n'Imana. Ibyo rero turushaho kwemera Kristo, tukamwizera, tugahorana nawe, tugahora gusabana nawe, ntabwo bizigera bidutandukanya nawe, n'imivumba ya hano ku isi ntacyo bizadutwara. Dukurikirane umuhango w'isengesho. kugeza uyu munsi. Abo rero bagiye gusengeza ubwa mbere, nabasaba bagahaguruka, ariko mbere y'uko bahaguruka ndabahamagara hasi hakurikiyeho abavugurura no kuba basengerejwe kenshi n'ubu bakaba bagiye kuvugurura. Nibamara kugera hano turahamagara abantu bari muri komite nasiyonali nabo bari hano baze, ndetse n'abayibuzemo baba bari hano nabo bazi hano, hanyuma n'abandi basengerejwe ariko bakeya kuko hano ndabona hari ibyuma ntabwo tuzakira turi benshi, basa bakeya, abandi barahagarara mu myanya yabo. Ubwo rero muramuhagaze, noneho abandi bo barabicaye, abandi bakristo mwese murabicaye, n'abakorari barabicaye. Noneho nidutangira indirimbo ya toro, kubera ko dufite muri imyaka 50, turayiririmba twese duhagaze dusaba umutagatifu kugira ngo yongere kutumanukiraho kandi akomeze kuvugurura ingabire yaduhaye. Birakomeza rero, niturangiza iyo ndirimbo abavandimwe basengereza n'abavugurura barapfukama umwe n'isengesho. Barangije padiri mukuru wayoboye igitambo cy'Ukarisitiya nawe abasabira umutagatifu abamugisha, agatanga abakorari nabo idufasha kuririmba mu ndirimbo zirimo amajwi y'umutagatifu. Noneho turangiza ubwo mugenzi barimo baravuga abamugisha, abavandimwe n'abo muhagaze n'abandi baba bari hano bakazamura ibiganza bine byombi ku bavandimwe nabo basabira, ariko mu mutima mutavuga cyane, mu mutuzo. Turangije padiri araha umugisha zivura akazimatike, hanyuma aha buri wese cyane cyane muri abo basengerejwe bwa mbere kuko abandi basengerejwe kera kasike. Hanyuma narangiza ubwo abavandimwe baramuka hano n'abandi bavandimwe basengerejwe bavuguruye abavandimwe kugira ngo bihute. Turangije rero turabifuriza amahoro ya Kristo, turifurizanya vuba vuba, nabo bari inyuma yacu batwiga bifurize kwihuta ariko turabikomeza kuririmba. Turangije rero hari yaririmbo kuririmba Imana kuko arayitera, hanyuma dushyire Imana mu gitero kimwe, kwibwira kwishimira, hanyuma dusubire mu myanya yacu twitonze, imbere yikomeza kuririmba
gukora turenze iki cyumweru cyose tukaba twageze hano amahoro. Ndagusaba ingabire y'ubwenge, ndagusaba ingabire y'ubushishozi, ndagusaba ingabire y'ubudacogora n'izindi ngabire zose zagirira kiliziya akamaro. Ndagusubiza Mana Mutagatifu, wowe washatse kutuvugurura kandi wowe mutagatifu, ndagusaba ngo musenderezemo ingabire y'ubumenyi, y'ubuhanga, icyubahiro cya Nyagasani n'ubudacogora. Ndagushimira Mana Mutagatifu kuko wabanye natwe muri iyi minsi yatambutse. Ndagushimira yuko waturinze muri uru rugendo dushoje, none ndagusaba ingabire y'ubuhanga, y'ubujyanama n'icyubahiro cya Nyagasani dushinzwe ubugenzacyaha. Mana Mutagatifu, ndagusingiza kubera ko uri umuyobozi mwiza. Ndagusaba umusendereze ingabire y'ubuhanga, ingabire y'ubusabane bw'Imana, ingabire y'icyubahiro cya Nyagasani n'izindi zagirira kiliziya akamaro. Mana Mutagatifu, ndagushimira ko wamaze kumenya. Ndagusaba umusendereze ingabire y'ubuhanga, ingabire y'ubudacogora n'izindi zose zamugirira akamaro kandi zagirira kiliziya akamaro. Mana Mutagatifu, uvugururemo ingabire y'ubwenge kugira ngo bose kwamamaza abazamana bose mu kwemera, kugira ngo turusheho kubirengarenga ubuzima bwacu bwose. Umubyeyi wacu amagambo iyo badusuye mu kigo bakubwira ko iri mu majambo dushishikariza kumenya ubutumwa busobanura neza ijambo ry'Umwana wawe. Tugusabye gukorera intumwa aho turi hose, tugutumikire kandi bugere kuri bose ku isi yose. Turashimira umukuru wacu n'umugisha. Ndagusingiza Mana Mutagatifu, kuko ari wowe muyobozi wacu wose. Ndagusaba umusendereze ingabire y'ubwenge, ingabire y'ubuhanga n'iy'igitinyiro cya Nyagasani n'izindi zose zagirira kiliziya akamaro. Mana Mutagatifu, ndagushimira ko wabimenyesheje ijambo. Ndagusaba umusendereze ingabire y'urukundo, ubudacogora n'ubujyanama. Mana yanjye, ndagushima ko ari wowe wandemeye ukarema mu ishusho yawe. Ndagusaba ingabire isobanurira abana kugira ngo izabashe gusana n'Imana mu bwenge bwa Gikristo. Ndagusaba ingabire y'ubumenyi izabashe kurushaho kumenya Imana, kuyikunda no kuyikundisha abandi, n'izindi zose
akava mu bapfuye maze ukamukuza wicaza iburyo bwawe. None rero Nyagasani Imana ishobora byose, turatakambira tumwisunze. Aya maturo twazanye urakweguriwe, gira ubwuzu yatagafurishe roho wawe, kugira ngo ahinduke umubiri n'amaraso y'umwana wawe n'umwami wacu Yesu Kristo, ari nawe wadutegetse kujya dukora imihango mitagatifu. Ubwe nyine muri rya joro yatanzwemo, yafashe umugati awushinga kugira amagambo y'umugisha, arahamagara gukohereza abigishwa be avuga ati mwakire maze mujyeho mwese, iki ngiki koko ni umubiri wanjye ugiye kubatanga. Bwamaze kugeza baje kurya bafata inkongoro, agushimira kugira amagambo y'umugisha, ukohereza abigishwa be avuga ati mwakire maze munywe mwese, iyi ngiyi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye, isezerano rishya kandi rizahoraho iteka, agiye kumenerwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirirwe imbabazi z'ibyaha. Ibi nibyo mubikora bibe urwibutso rwanjye. Wacu ingoma yawe twizeye kuzatura tugasenderezwa ikuzo ryawe